ngo ntunavuge ko ibyo bintu usa nkaho ubyirengagiza. Ntabwo bishoboka. Abahakana bakanapfobya nta guciye mu ijambo, bahakana jenoside bakanapfobya jenoside, bavuga ko jenoside yakorewe abanyarwanda, bavuga ko jenoside itabaye, ari abanyarwanda basubiranyemo. Uragaruka rero kuri iki kintu kivuga ngo ni gute abantu bahakana ibintu byagaragaye ku mashusho izuba riva niki. Abahakana bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe. Ngira ngo nicyo bashaka kuvuga. Hari amaliste byose biragaragara ko ibintu byari byarateguwe kuva kera. Inzu barashyizeho dukoni, baza ahantu abantu famiye zacu zagiye zirangira gutyo ko bari bafite liste abantu bagomba kwicwa. Byo ngibyo ntabwo wabihakana. Gusa ubu ngubu amateka arahari, turayiga. Miliyoni y'inzirakarengane yarishwe, wenda iranarenga, ariko hari abarokotse iyo jenoside. Ntabwo tugomba kubaha agaciro, ntabwo tugomba gupfobya, ntabwo bikwiye rwose. Ngenda byamagana. Amateka arahari, turanayiga, n'abanyamahanga bamaze kuyamenya. Ahubwo abayirwanya cyangwa abayipfobya bafite ibibazo. Ntacyo bazashobora, kuko ntawahakana ikintu cyabaye ku mugaragaro. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe kandi ikorwa ku mugaragaro, isi yose irebera, ndetse isi yose yarareberaga, ariko iza guhagarikwa n'ingabo za RPF Inkotanyi. FPR Inkotanyi yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ubu ngubu, yarayoboye RPA cyangwa se Rwandese Patriotic Army, yari umutwe wa gisirikare w'ishyaka FPR Inkotanyi. Bahagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse banabohora n'u Rwanda. Ibyo ni ibikorwa bibiri ngengarukaho byari bikomeye ndetse byasabaga imbaraga nyinshi cyane. Bari abana bato. Ben Kayiranga, ngira ngo twakwinjira mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro, tugaruka noneho ku bikorwa byawe nk'uko wabivuze. Ben Kayiranga turi kumwe hano ni umuntu munini, apana mu kubyibuha, uri munini mu bikorwa. Ibikorwa byawe by'ubuhanzi ndetse n'ibindi biri mu kazi gasanzwe. Ibyo ndabivugira ko ari ugutanga umusanzu mu gihugu nk'uko bivuga. Hari ibikorwa ukora mu Rwanda, ariko ndagira ngo mbanze mpere ku bikorwa by'ubuhanzi. Ben Kayiranga, reka nkubaze, hari indirimbo numvishe nkiri na muto, kuko uranduta mu myaka, nibyo? Sinavuga ko wenda uri mukuru wanjye, simbizi uri mukuru wanjye mu myaka, mukuru wanjye. Hari indirimbo